Reka ngusuhuze wowe udukurikiye. Ngewe ndi Jean Marie namaze kwitaba Imana rero. Reka Uwiteka akomeze aduhane umugisha. Imana y'amahoro igusisikazeho buri kimwe cyose wifuza. Ese waba uhura n'ikibazo cy'umunaniro, amavunane ahoraho, buri kimwe cyose byanze? Ushobora rero uhora wumva wacitse intege, watenguritse. Birashoboka yuko ni ukuri hari byinshi utajya wubahiriza. Birashoboka yuko uba mu bintu bidashije Imana icyubahiro. tuvuga urugero, wenda ukabaho uri umusinzi, unywa inzoga nyinshi cyane zikaguca intege mu gihe nyine wakabaye uri very strong, ugasanga ahubwo ibyo bintu nibyo byakugize imbata. Kandi none ku rundi ruhande birashoboka yuko nawe utanywa n'izo nzoga, ahubwo udakora udusiporo ngo nibura ngo umubiri wawe nyine ushagarure kugira ngo ugire imbaraga, wumve nyine ukomeye, kuko Uwiteka burya dukeneye dufite imbaraga, dufite ingufu zo kumukorera. Nta kindi rero ukora siporo, cyangwa se niba unywa inzoga nyinshi cyangwa itabi biveho, ubundi ujye winywera icyayi, winywera amata, winywere fanta, winywere amazi, nurangiza ukore ako gasiporo. Ni ukuri uzaba very strong. Uwiteka Imana rero azakomeza abane nawe, kandi mwibuke yuko Uwiteka aravuze ngo turi insengero ze. Rero ahora tureberera, ahora acunga urwo rusengero kugira ngo rutandura mu izina rya Yesu. Bashimire bakristo bavandimwe, Imana ibane namwe, mwe mwabashije kumererwa neza aho muherereye hose, mukaba muryamye. Twese rero dusinziriye burya ababigoye cyane kugira ngo tumenye kuruhuka amahoro. Uwiteka arakwiye gushimwa uba waduhaye iyo ngabire yo kudukangura turi bazima, cyangwa se tukabona n'ibitotsi rwose. Hari n'abantu baba babuze ibitotsi, ariko Uwiteka aravuga ati bana banjye mukwiriye kuruhuka imiruho n'imihati muba mwiriwemo, mukabona ku gahenge. Rero Kristo akomeze abane namwe. Muri Zaburi 48 haragira ati Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane mu rurembo rw'Imana yacu, ku musozi wayo wera. Umusozi wa Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose, niwo rurembo rw'umwami ukomeye. Imana yimenyekanishije mu nyumba zo muri rwo, nuko ari igihome kirekire gikingira abantu. Rero Uwiteka akomeze abane namwe aho muherereye hose, akomeze ababere igihome. Tumushime, tumwamamaze aho turi, kuko akwiye ibyiza kandi ahora twifuriza ibyiza. Imana yacu rero ni nyampuhwe, ni nyambabazi, ituma tubaho ndetse tukabona ibyo dukwiriye igihe cyose twayubashe, kandi mu mahoro cyane. Ngaho rero mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abarinde.